numva nibaza taha ngo bave mu rugo ndamenya ko ntari gasenyango ngewe ndamuhamije iriya mbirya ngo haraho mpuriye nayo yivuga ngo nishinire inshuti nta mpuriye nawe ndakwemeje we ndakwemeje nimudasohoka ngo mugende nzamenya ko ntari gasenyango murijyana uyu muriro nsize cyane ugiye gusigara ugurumana kanigendere ako gura kwa gahingi kanze gende ko namuhenzaho nkamwambura akanyamabo bitese shameze neza kabisa iracamose ko mbizi ko nyango aka kapolisi akagurisha naho sema amafaranga sha ibukayo cyagi warameze man yacagiye kijagiye ko amafaranga nta gaciro arafite ubu se bwo yarakabonye ubu ngubu rwose kabisa ahubwo mbwira mfite n'icyaka dore niyukanga mu misozi yose nabuza mu nangahe mereza nka bitanu ngaho yaberewe se nta na miruwari buramba se karambere no mu bukwe wagatahana no mu bukwe watahayo kabisa reka neza wagira ngo niwe bahikoreye hako mwana hako urame 10 oya urame 10 se bonaya urame 10 urabona ngahe yame kabisa bagahigi barimo ndetse nakubita se oya kanyamabo nawe wayaguze kuri make nibuka ya machesa amafaranga ama nibuka ya machesa basi mereza 700 kango hagahombe niko mfite yo mahega meze neza napfuye mu cyaje nawe umbaze cyaje avuye ku rugendo mani avuye ku mbonye wagira ngo sa anga sina nahazi bigo cyare kandi bura muvandimwe turi kumwe mwana wiwacu kanyamabo merci sawa nemeze sa noneho bya byana byo kwa Gahigi bizongera kumenya ndihinduranyije ubu birarangira noneho kizemo ingofero ntabwo bazongera kumenya noneho ndaje nemeze Gahigi neza bya byana bye ntibizamenya ubu ndabyemeje pe bimenyereye nambaye ingofero noneho nzasubirayo nyambaye shati ndayihindura ndaje ndabemeza tu noneho Gahigi ngiye kumwemeza kabisa Get out of my way. Get boss away. What point you want to get? What point? What? Agachuma kari kwa kana n'ikindi kirimo. Naho bizi. Wino. Mishira. Yebo bugwe kwinure. Dore babino bintu cyadite ntago hano. Muriro ko bashaka kwa bya senzi by'abakozi be byahaze buretse gukinga ndi umukristo bayikise kandi akamenda cyaka ni wanje ni bya bikozi bya none se ntarebye induru iri kuba ni umurengwe mwana gura kwa Roza ndaje ubu boss arabizi boss arabizi agacupa karimo karaka turakajugunya boss we uretse kujya kumureba boss rero uragojya kumwizera ubu sisi babituguye tugomba kubyemera ubu sibyo byegera bigasica ibisibyo witubiza mu nzu hano twaba turi abakozi b'ibigwari reka tubisohore sibyo reka tutabikore uka kubera ikize niba nyine umuriro boss we dukuba ngana arimo boss wibyinshi boss Gaterule. Tubatubwiye. ibintu byawe uri kubiruka reka tubisohore mwizina na Biblia ametoro mwizina ukajigara Yesu ukajigara Yesu wao wachatisho kusema mwizina rya Yesu fire wame kravate senga mwizina rya Yesu mwizina
David ayica. Mama sasa yakugishije gusenga. No murazi cyane. Mwese na Yesu. Ko bisinye. Mwese na Yesu. Birasimye. Njye narababwiye ngo ntimuzagire ubwoba. Sibuzi ko bisinye. Ntimuzagire ubwoba ngenda senga. Urasenga? Urasenga? Aba badayimoni baturutse hehe? Ibi bintu ni biki? Ibi ngibi. Dore. Dore. Mwese na Yesu. Mwese na Yesu. Njye narababwiye ngo Posi kora amature. dore. Mwe mutuze mukora akazi. Mwe mutuze mukora akazi. Kutabesha wo Gusa dore. 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 Reka nanjye mweho Mwe mutuze mukora akazi. Ikibazo mufite ni iki? Nese posi bini ndo guterereza. Nyine wasanga n'abazimu baba bahagurutse. N'abazimu baba bahagurutse. Urumva? N'abazimu baba bahagurutse. Mwinjire mukora akazi hati. Tuzi iki? Dore umuriro urasinye. Sibyo? Umuriro urasinye. Fite ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Fite ijambo Abantu ry'Imana. bafite Bibiliya n'igitabo cy'Imana muri ariko mamusenga. Ry'Imana. Mubwire. Umva. Bafite abasi ufite abatayimoni. Abazimu ngiye afite ijambo ry'Imana. Boss, Gasenyango twarahuye. Gasenyango twarahuye. Ako gasara. Tubwira byose, tubwira ko ufite imyuka. Ahubwo ni yego bamonte na bamonte. Irimizo. Mutuze. Chika kuboro. Umuriro simujimije. Umuriro. Mimyega. Mutuze. Uko jewe. Hari ijambo. Famuri yote. Umva. Mutuze mukora akazi. Ibi ngibi ni imbaraga z'abazimu. Boss, ni Bibiliya cyangwa ni Iyi ni cyangwa ni igitabo cy'umuntu. iri ni ijambo. Bose Ni ijambo twasohotse ry'Imana. tukadusaga mu rugo twasomaga Bibiliya. Iri ni ijambo ry'Imana. Mwegere Yesu namwe azabegera. Usikari byo. Uramurabyumva? Dore ngaho byanditse. Mwegere Yesu namwe azabegera. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Fanya mizina daya. Fanya. Mwirukana abazimu kandi namwe bazagira gute? Bazabahunga. Amen. Amen. Mufite ikihe kibazo? Ahubwo reka mbabwire. Nasuye umuriro. Mumfashe tujye gutaba abantu bazimu. Mumfashe tujye gutaba. Ibi bintu bivaye. Ibi muhumure. Asa boss usimara ufite ijambo ry'Imana. Simba some ijambo ry'Imana. None se iki Tujye kugitaba. ikintu kivaye. Ntabwo nzi nanjye. Ntabwo nzi aho abazimu bava. Nimba ari abantu babazana ntabwo mbizi. Ariko icyo nzi cyo ni ugusenga nkirukana imbaraga z'abazimu. N'izina rya Yesu. Mumfashe tujye kugitaba. Mumfashe. Maze boss utaragenda. Ntabwo ngiye mbigira. Nese bo kugenda. Sinari ndi muri botike. Ngatubwira impamvu bakugenda. Sinari ndi muri botike. Yego. Njye nababwiye ko ncuruye. Hari igihe bagabizana banjye. Bagira ngo banteranyeho. Kandi ni namwe bakozi banjye. Ni namwe bakozi. Bibayeho. Mfashe tujye kugitaba. Nese twakoze iki gituma batugenda? Ntabwo ndasobanukirwa iby'aba bazimu. Umugabo wita Gasenyango waba umuzi? Ntabwo ndamumenya. Ariko mwahuriye. Asate. Boss ni munashya. Nyine asate uwo Gasenyango. Ariko rero Gasenyango ni umugabo muto. reka mubwire. Umva. Ashaka kuzajya kumwereka Gasenyango. Kuva mwajya garuka hano mwanjye guhura. Ntabwo murahura. Ese ubwo naramubona Gasenyango. Gasenyango uwo. Boss nimba atari kutubeshya ciramo hano. Ciramo gatatu. Ciramo. Tujye gutaba gusa ari umuntu mwiza. Wino zana hano. Tujye gutaba abazimu tukina abantu. Zana tujye gutaba. Wino ngo. Boss ufite n'umuntu wita Gasenyango genda ibyo dukwiba. Gasenyango ngo wasanga ari urwango. Kuchina kuriya ndakirekura nanjye. Ya bintu by'umukara. Biyore ibyo bintu biyore. Turapfuye.
ariko umva mubwire zana fata mu gicucu ariko mama ashobora kuba yapfuye uyu muhanuzi yigeze kubiduhanurira muzane sana tujye gutaba Maze kajya kuzana igitoki. reka tujya kukitaba n'ijya kukizana Isuka ninja. taba bazimu nani igituyo shaka taba bazimu mu izina uzi gusenga boss gusenga ati boss nanga bazimu bazadutera ahira anabiruka chubikamo mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu Yesu yaragashije mu izina Yesu rya yaragashije Yesu ati boss ukoze ikihe cyagituma abantu mu bakugenda izina rya Yesu ukoze ikihe cyagituma abantu bakugenda turagashinga mwiduka mbafite turagahambiza zana umusaraba dushingeho abantu banjye zana umusaraba dushingeho murekeraho birahagije birahagije ikanyimena kure oya Aha ndakubonye. Kamanze musubize. ambonye se uzi ko ngiye kwaruza Ari bizi. hanyuma wankurikiranye ese kuri murazamuka ndi kumanuka wankurikiranye si bya bindi navuze ntabwo ndangira kwaruza ngiye kwizanira akantu ko kunywa umuntu amanuka gutya Manuka hariya ahubwo izo boro waguze ziragukora. boro se zize naguze Ko boro waguze yaraye. naguze hepfo hariya se genda ikanyamaboro ntabwo nta n'ujya ubona Boro yawe amaboro yose yaguye. Waguze byinshi. yewe ndasara ntanga umusanzu ntanga umutekano nkumva Waguze ufite ibyago. by'iki ibyago by'iki Ubu uragenda ugura ibintu byose. ibintu naguze se ngiye ko bahamagara nkagenda nkagura imari Hanyuma agasenyango mwaguze ibyareye. sinyanga wa mugabo twaguze amakesi Kivuke neza. wa mugabo twaguze amakesi ni peshi ya mutipe yambwiye ko ari boro yifitiye we ashaka Boro. ye Boro. ye yambwiye ko ari imari Boro. ziwe yahombye hari izo yakoresha Kiri igicucu muri uwo mutwe muri uwo. gute ntabwo umuntu w'umugabo kanjye gute se none se hanyuma mwese zari zawe se zari zawe Abakozi ba Gahigi abahaye akazi arababwira ati umwe niyase undi agura amanuza. akwise kujyambwiye ko imari ari izi Nize zayo. Senyango aba mu nzu z'ibyondo. reba mesaje umwoherereza amafaranga Karebwe. namuhaye amafaranga 5,500 umwohereza 4,500 kuri telefone kuri iyi mesaje Rero ariko si umuntu wabibwiwe n'iki oya nta kibazo ikibazo sikitari mwe mukora akazi ikisebo ikibazo tubaho dukora akazi ikibazo kibiri tumaze gutaba Ntidukinga. mfite nuko ba boss dushyinguye abazimu mfite nuko barasatura bashyinguye injiza icyo giti uzana intebe tube twicaye ntacyo ariko je nta ikintu ndimo ndabyumva nta mufite ikihe kibazo nimba abantu bangendaho namwe mugiye kungendaho muri aba intebe iyo ni ya boss utayicaramo ndabizugira agasuzuguro bajya mu kiyumva boss nimwe tuzabe nari nazogeje yewe wazogisha azogeje imvura ihita igwa dusohotse hanze dusanga birabaye hanyuma rero bareke mbabwire ibi byose muri kubona hano ni ukuri nanjye sinzi iyo biva ariko boss waba utazi aho biva njye ni gute boss we ntabwo aho utazi ukuntu. ntabwo yaba atazi ahantu biva ni gute umbwira ngo uragiye sibyo uratubwiye ngo saa sita ntabwo uri buze kurya sibyo urangije ukuyemo n'inkweto urasohotse witabye ntuzange amafaranga yayo Ese gukunda. ndasohotse noza inkweto hashize iminota ingahe imvura ihita igwa nsohotse mu yindi minota imvura ihise nsanga ngo intuze imaze kujya ngewe ndasenga sibyo urasenga z'ibiki kubusenga twabibonye ariko abasenga bose siko bizera imana mufite ikihe kibazo twebwe dufite ikibazo kubera ko imyuka mibi ikomeje kugaragara vuga n'ubwa mbere tuyibonye kandi gasenya ngo ako rero gasenyango muzamunyire gasenyango ashobora kuba ari unkozeho
si wese nyine turimo turavuga nyine niwe bita ese kuva Gasenya mwagera hano mwambwiye kumubona nyine ni Gasenyaho mwaramubonye se si Gasenyaho wasubishije ukuri Gasenya unyemo nari mu Gasenyaho ngo turahuye ndetse yababwiye aho atuye inuza amafaranga wari wambwiye yarayafashe arayajugunye anako arayanyatse na bibiri yari yamaye impeta mbibura ngeze muri ino nzu ngo arangije afata amakesi ndamubwira ko yafashe arayajugunya aba uyu ngo arayajugunya yarambwiye ngo yayajugunye akoye niwe wayahekenye Gasenya ngo naje kugira mura n'undi mwana arangije arambwira ngo Gasenyango ngo biva ngo ku ijambo ngo asesenguye ngo biva ku ijambo bita gusenya uyu nguyu abarasha arambwira tujyagiye tuza mu gitondo tudufata tumaze kubyuka aba aragize tambwira ngo Gasenyango bahuye ngo ari kwasa igiti hariya hanze hariya urumva amamwatsa agapiki amashije kukajyana abamuhaye si wamwe ngo yawe igihumbi nawe tugeze muri iyi nzu nawe atakibura urumva gusa twigize ibihumbi bitatu tugeze muri ino nzu ntabwo twajyaye kubibona nase ibyo byose naguciye mwija ibyo byose mushaka gushingira ko abazimu bari mwinyi ushobora kuba ufite abazimu nuko ufite bibiliya n'igitabo cy'indirimbo ese abafite bibiliya nababwiye mu ijambo ry'Imana ngo murwanye Satani azagira gute azabahunga ngenda mba nabyibuka ariko mfite ubwoba bw'uko mama wacu ashobora kuba yanapfuye yishwe n'iki ko ibintu twabonye nyine bari barabitubwiye twari twarageze kubirota tuza mu nzira tuzi i Kigali bwa mbere mwarabirose mu nzira aho twari twaraye ese mu birota ari njye ubihashyira mu birota ari njye ubihashyira ese twose wasanga umuntu mubi twahuye ari wowe hari n'undi mudamu twahuye tumumajije ibya nuza wa wundi yitwa tumubajije nuza ngo undi Gasenya ngo yaramaze kutubwira si oya ntabwo twe twagorana Gasenyaho Gahigi sibyo Gahigi abatu si wowe witwa Gahigi Gahigi sinye ni witwa Gahigi abatubwiye ibya Gahigi aratubwira ngo mutambike ngo muzamuke ubwo rero byose iyo tubihujije usanga dore si ngibi ibintu by'umukara se hano byari birimo birakira ubu bikandagiye bose twese ibintu by'umukara ariko se reka mbabaza agakora se tukazi mu cyaro badutekeramo ibijumba kwa nyogokuruza ndabizi kwa ndaforoza muceceke mabwiye sibyo uwo Gasenyaho simwe muba hano simwe mumuzi nge ntawe nzi ndagira ngo gute waba utamuzi kandi yaratubwiye ko ari inshuti yawe ya hafi yewe ushobora yari yaza mu rugo ngo mumubone oya none si umurambwa ngo inshuti itansura ibaho inshuti itansura ibaho se nanone inshuti itansura ibaho dasura boss ibaho ngewe ibi bintu byose urumva sindamenya ubyihishe inyuma cyakora ngiye gusenga Imana mpamagara Imana yo mu ijuru ndabizi ko izamunyereka umva sasa rero inkono suyibonye yaka ibyo wibisubira inyuma ibyo ndabizi nawe terera umva ukuntu bimeze twakubuye iby'amakesi umva subira mu kazi bya byombi bitogeje ubyoze na za nkweto zanjye zindi uzoze urumva hari ahantu ufite kujya ngiye mu bukwe ngiye kujya mu bukwe ngiye kwitegura hanyuma wowe nshaka kugusiga muri botike kandi ucuruze neza ariko ndimo mbarunguruka buriya nari ndimo mbarunguruka numva ubugamo mufite hanyuma se okay kagireho gweseze kuyambye karizira yazatse abana bari mu kazi abana bari mu kazi bakora bishimye aribwo bavuye iwabo we uraje isubaka byabo murabizi hano muri umudugudu nubwo wenda ntaba muri isibanya ariko muri umudugudu murabizi ko ndi Kanyamaboro ayo maboro yawe yereke ngurira imari nkazisubiza no ku isoko ayo maboro yawe yereke kuko ayo maboro azagutuzasha none ubwo ngubwo hari ikibazo kigeze kibaho se nyuma yuko namara kugura izo mari hari ikindi kibazo waguze gukora wagiye ukayasubiza aho yahaye akagusubiza amafaranga ikibazo cyangwa byose ukabihomba gufatisha uriya mugabo ahubwo nari ngiye kwari ngiye gushaka Kanyamaboro mubaze neza aha nari amakesi wa mugani wanjye batazaza bagakwatiramo n'ibintu byanjye bindi nigure ku ruhande amafaranga ibintu wiguriye biki n'ibiki ngiye gushakisha Kanyamaboro uko ugiye gutahana ubwacu wowe ntabwo ubukwe bukureba wowe ugiye ugomba ugize ikibazo wagiye mu bukwe twamenya wagiye utatubwira ahantu wagiye ngiye mu bukwe sibyo ikindi kibazo
mujye muba maso sibyo kandi mucunga ubundi se bazanye umuriro muri hehe si imvura yamaze guhita Eh. duhita twinjira mu nari maze koza inkweto zawe urumva imvura imaze guhita turimo turagushimagiza twibutsa ubuzima twahoze nanjye no kumwumviriza nsanga murimo turimo turavuga ngo ni mwiza urumva Eh. twinjiye mu nzu turanira ngo imvura ihite turangije turaza nyine urabizi dukeneye gukora agasiporo gakeya kuko siporo ari ubuzima butuma umuntu agira ubuzima bwiza twinjira mu nzu tumaze kwinjira mu nzu noneho dusohotse ngo dushyira ibintu ku murongo dutangiye gutegura n'iby'umugoroba tugiye gusohoka tukubaza muri botike duhita dusanga iki cyacitwa umva mucicikarira mutuzi urumva akazi nagushinze injira mu nzu ugakora hanyuma nawe tugende mushyire muri botike njye nshaka kujya mu bukwe ibindi mubindekere umaze kuneza imbere umaze kungirira icyizere ariko gasenyanga dufite inuza ako gasenyanga gasenyanga tugeze habi irwanye narwo rero ese rwose wazashyizemo ikirahure ko nta kiri harimo ibati harimo ibati ntabwo ngwino nkwereke ngaho naje rwose uwinjira ndajya mpita mubwira ngo ngwinjira boss akwaje wikwicara ngwino nkwereke nagize ngo ndicara oya ngwino bari ku rujura asigara ucuruza kunyingiye mu bukwe hanyuma ujye ukurikirana na naboti kari akazi gakore neza komeza nzemo soko ufite ubwo rega kwicara rega narabizeye ngwino ikirungo n'ukuntu uri bucuruzi ikirungo ni senkani hari ubitwariye rimwe wabara nyine kuri senkani senkani ebyiri senkani eshatu senkani enye senkani eshanu senkani eshatu wambwiye ko wize niba bize izi rikeri imwe ni icyatanu imwe kuri cyatanu izi ji imwe byose baza kubigura uyu nyine ndagira ngo nkwereke hari igihe umuntu umwe yaza akakubaza imwe hanyuma iyi ji ko muri inzoga nizo bagura cyane igihumbi inzoga nazo izi za pirimusi ni icyatanu iyi cy'umunani hano mbona handitse turbo n'iyi ngiyi twumva nyine inzoga mu cyaro bagurisha 240 iriya yitwa kwivana iriya leta hanyuma iyi n'izi za sana twabana tugura 400 aya makaroni ni 800 hanyuma imitsingi ni 700 hanyuma bino bijiji iki kintu kinini cyanditseho fana kigura 2,500 ni fana ibi urabizi se ari price baraza kubigura price ibi ngere kabyo oya bashobora kututuruza ututura bashobora kutugura simona za tuntu ya niko bayisha kumupira bikapfura iryitange mujye mutubangisha umupira ako niko tutazatwiba mukabangisha umupira bikapfura akora nimba bemba mushaka kutugura tukatwigura hanyuma aya mavuta agura 800 mutu turi 500 ibi ngibi oya ya n'amafikire ya Rwanda Revenue bayampaye iki se ni bya Rwanda Revenue kuko ngenda sora ntabwo niba umusoro iki kigura senkani kamwe bigura senkani hanyuma utu tuntu tw'udutaga wa twacanaga tunagakurwa 800 hanyuma ukore neza iki ngiki oya kanaka hano mu rugo ntakanoga hanyuma umva n'utundi bose utunguye natwo tugurishe 1000 hanyuma ngewe ndagiye hanyuma ukurikirane na naboti utungutu niwo tugurishe 200 umusinzi kuri uziramese hanyuma shuri ya buroso hanyuma kiriya kimanitse hariya kiriya ni umutako hanyuma ukurikirane na nabo turebe nimba akazi ari kugakora neza nagiye nanjye nitunganye
Nanga tunaka jini na mwesha. Ji hati bas. Tango. Ponte bongo ta. Bongo. Tinye inyungu. Sikabakiriya bataza. Akijya aba boss akazi ibintu nabicuje nabimaze. Ndamugana boss giye mfite umugisha ntabwo ndi munyabibazo. Andatura. Tuna kapiteni original ngiye gucuruza oje. Temba seriye none. Nta n'umukiri bunanye njana. Yes, karibu. Anizile manezule. Gachamo. Mwe. Kome. makuru Ndani ndi kurya karinda. wera ibigende byo hari Amerika Kenje mibe. Sande Ndi kurya ka wumva takajya. Yamu mwereke ibyuma makuru Bo. Anga magana cyenda. oya tuza Kijana cyawe cyane. tuza mubi Hari kumwe gomedetse. Ngati kukubwira ibiciro byose. bose ari Bose. oya sizemo Bose ni yasizemo nawe ari munsi ya dachu. Sagiye mu bukwe Sande kurya karinda. Agiye mu. ni byiza niba yagiye mu bukwe umva se ajya duha akadeni Oh yes. ajya duha akadeni na kibazo kimwe duha akadeni Deni na kiambiri today. oya tukideni Tubaite. si wowe bita turase cyane wowe nabo Kose wa mugabo. Ntabwo twigeze guhura na mbere. oya Ese ntabwo bita gasenya? oya ntabwo ari deni Oh yes. gasenya Ntabwo gasenya. So kumbona muzi mwana. yewe ntabwo ari jewe tu Ntabwo ntabwo ari Cyangwa nuko nabaye ingofero. warebye nabi Ubu nzi wa gasenya. oya warebye nabi Wese bakwita. yewe yabayita korode Kumbwenge byo gukopa. reba mu ikayi aho ngaho Ese kumbwenge. igeza hino nkwereke urabona ahantu twanditse Uyitwa ndetse ngwiretse kureba. nitwa korode Korode. Oya sikana. Umva rero mubwiye wa mugabo. Sina korode ni pona. oya Kandi rwose ni ibintu nibwo bigora ntiwamenya aho yanyanditse ahubwo we wamenya ibintu sibyo we wamenya ibintu nta kibazo utuye he mwa mugabo. turaturanye hanze ni hapfa Uturanye se. ni hapfa ahangaha Kome. mbese hemba mbizi Reka mwandike witwa. wowe nyandika ku ruhande Witwa nde? witwa korode Ako bosi ibintu byo kukwandika ntabyo ngeze mbwira. oya mbese sibwo mubwiye amazina yawe urabona ni ubwa mbere nja Sesetura. bose wawe twaraganiye yangurira akantu Reka nanjye namugurira avuga ko afite abakozi hari uwo bita tura hari uwo bita nagoti abo bose mwese mwumva nabizi uriya ni inshuti yanjye magara Na boti. Eh. Ushaka ibintu. Usura cyabirira. ubayoboye nta kibazo niyo nafata ibintu nagoti arabizi Uyifata ibintu byanga. cyane Bo. Ushaka iki none? mbera kuri ziriya nzoga nta gikesi mufite ntwari mufite abashyitsi vuba ngaha ntabwo nzarenza kuwa gatatu narayaza Ari no musire kwa dafu. hera kumbasi Magezi soko. yaba ya nzoga zo hasi za primus Isi ngisi. Jambo. Sawa sawa. Bijanye. jana ndajya nshyira Ye kwipangira. Ino nzarwa. Iyi nzarwa. zana iravu Nzarwa y'ubusanyi. oya nta kibazo mfite abashyitsi tugiye guteka dufite iminsi mikuru oya Uzaratwari. none si twebwe niko duhaha Ukagenda. asanzwe abimenyereye nta kibazo rekereza meza turaturunga tume nta kibazo oya tume twose nari Akomeye urugo kituretse bati. ndonoki kamezi Turungo ameza bari sengana ubaze Usanzwe nabizi. ubaze tungana Baze 80. sawa meza turaturunga Rwose. oya makamwe nari Ugiye gushinga butiki. oya ntabwo ariko dufite abashyitsi Nisabashyitsi ngo bahana amahoro. Nanjye wababera umushyizemo mahana. oya nari meza kariya kaji kariya ako aho agaterura kariya Yakagara. oya ako meza biyabi oya meza biyabi
Imibyo Ibifana. Byanditseho fana. Neza. Amafaranga y'andikara? Amafaranga y'andikara? Tunazaza tukanabibara. Uretse ko ari umuntu wanjye. Beza tukarora igitanu. Ako kana. Bakita kuri dance. Bosi naje kumubwira. Ese bosi ugiye kwira? Usuka ngwino ugeze hano ku muhanda. Mbese ko kamaze kugashoje. Ntabwo nari nabibonye. Kana akaje. Ngwino ugeze ku muhanda. Ko tabibwiye cyo muhereza. Ubwo ndamuha fagitire. Andi. Bro. Sikoso twari ibintu by'ibihumbi 100. Oya ndika 50. Sasa. 50 ngandi. Andikisha. Ari ibihumbi 100 siri tukane. Sawa, ngwino ugeze ku muhanda. Sawa naje tu.